ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani turi kumwe ubuzima bwanjye bwose nziyongera imana nimbona ngiye gutsindwa nzambaza imana niyongera umuvunyi nitanga imbaraga uko namenye kw'inkunda nzajya nyiyongeraho niwo mukiro uhoraho aramaro yanjye niba uhoraho ari ibyishimo byanjye komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Roho Mutagatifu usanganye umutima wo kwemera abakuru komeza roho wawe byose isi izabone guhinduka dusa Imana yamwishije abakwemera Roho Mutagatifu turazisaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungurire none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuye, ntiduterane mu bitwoshya ahubwo dukize ibyago. Amen. Ndakuramutsa Mariya wujine muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragize usabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Yehubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka yehubahwe n'iteka ryose. Amen. Igikumva ijambo ry'Imana ry'igitabo cya kabiri cy'Abamakabe umutwe wa 12 umurongo wa 43 kugera ku wa 45. Amaze gukoranya amaturo y'abantu be, yohereza i Yerusalemu amadarakima agira ngo bature igitambo cy'umugano y'ibyaha. Icyo gikorwa cyiza kandi cyagikora yaragitunganyije abitewe n'uko yazirikanaga izuka. Koko rero
iyo ataba yizeye ko abaguye ku rugamba bagombaga kuzuka, gusabira abapfuye ntacyo byajyaga kuba bimaze, ndetse byari n'ubucucu. Biriya mpamvu ntiyashidikanyaga ko hari ingororano itagira ubwiza igenewe abapfiriye mu busabaniramana. Akikomezamo icyo gitekerezo kiboneye kandi gitagatifu. Nicyo cyatumye ategeka ko batura icyo gitambo cyo gusabira abapfuye kugira ngo bavanwe ku ngoyi y'ibyaha byabo. Ijambo ry'Imana. Turongera gukomeza gushishikariza buri wese turi kumwe aha ngaha kuzirikana mu mutima wacu urugendo rw'ubuzima tubamo twese. Tuje aha ngaha wumva ibitse umubiri w'umuvandimwe wacu Seburiri Ildefonse watuvuyemo, akatuvamo yaremeraga Imana, akatuvamo yarakoreye Imana, akatuvamo ari umukristo wageragezaga gukora icyo Nyagasani ashaka. Ababanye nawe turabizi, ntabwo yasibaga misa, yewe n'ibikorwa by'urukundo yarabikoraga, imirimo asabwa yose na Kiliziya yarayikoraga. Aha ngaha mu Bamakabe rero baguye ku rugamba, umwami ubwe agaciro yahaga izuka nibyo ryatumye ategeka abantu be kugira ngo batange ibitambo byo kugira ngo basabire ababo bitabye Imana. Gusabira abacu bitabye Imana, iki ni ikimenyetso kigaragaza ko bifite umumaro kandi ko atari abantu babishizeho. Kuvuga ngo uyu muryango w'Imana rero kuva na kera kugeza na n'uyu munsi tugomba kubaho tuzirikana ko umubiri dufite atari iryo herezo, tuzirikana ko iherezo ry'ubuzima bwacu atari hano ku isi, kandi ko ubuzima butarangirira aha ngaha duhagaze ku irimbi. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Umuvandimwe wacu Ildefonse rero Imana yaramuhamagaye tariki 30 z'ukwa cyenda 2024. Uyu munsi turacyamuzirikana, uyu munsi turacyakomeza kumushyira mu biganza by'Imana, kandi dufite icyizere ko Imana yamwakiriye mu biganza byayo. Kristo Yezu akuzwe. Twebwe turi hano n'abasigaye imuhira turakomeza kugira inshingano zo kuza ikivi yatangiye, urugero rwiza yaduhaye, cyane cyane yitabira ibikorwa bya Kiliziya, tuzirikana ko ejo cyangwa ejo bundi natwe uru rugendo tuzarusoza. Turasaba Imana gukomeza kumwakira, tugasaba Imana gukomeza kumuha ihumure n'iruhuko ridashira. Tugiye gucana buji nk'ikimenyetso kimurikira roho zaba kiri mu rugendo hano ku isi, ariko cyane cyane nk'ikimenyetso kimurikira roho ziri muri purgatori. Urumuri ruhesheje umugisha n'amazi ahesheje umugisha bifasha cyane roho ziri muri purgatori igihe bikoranywe ukwizera. Tubanze dutera amazi y'umugisha turimo gucana buji.
ntabwo byashoboka kereka uravuna noneho ugafata ukagira Kristo Yesu akuzwe. Amazi y'umugisha rero ni ikimenyetso cy'ubusukure mu gihango kiliziya iteganya no mwiremwa Imana yakoresheje amazi kugira ngo ibashe kurema muntu. Muzi ko Adamu na Eva baremwe, Adamu aremwa, Imana yafashe itaka ifata n'amazi. Amazi rero ni ubuzima, na Yesu yatubereye urugero. Iriya batisimu duhabwa twahawe ni ikimenyetso cy'ubuzima bushya tuba dutangiye. Niyo mpamvu mu bikorwa bitandukanye dukoresha amazi y'umugisha kugira ngo ayo mazi akomeze atubere ikimenyetso cya batisimu. Ukurikiye ndandabirana mu buzima bwanjye bwose nkukorere utwara inyongerera imbaraga nyagasani mwibera uwawe dawe mwibera uwawe dawe Nyagasani ubuzima ni wowe mukesha ubuzima wanjye wakuzanikiye zanyurwa ngezi wawe ndabiro wuje urukundi komeza intambwe zawe Nyagasani nkurikiye ndandabirana mu buzima bwanjye bwose nkukorere utwara inyongerera imbaraga Nyagasani mwibera uwawe dawe mwibera uwawe dawe. Nyagasani uru rumuri ducaniye kuri iyi mva yagenewe kubika umubiri w'umubyeyi wacu Ildefonsi nirumumurikire ubuziraherezo kandi Imana imwakire mu bayo. Rumuri rutazima mahora tuyobora mugisha udakama ndagushimira. Iyo ndebye ukusa nkabibasha umwanya nibwo urwara wese nkasukusa bwiza. Rumuri rutazima mahora tuyobora mugisha udakama ndagushimira. Genda nabi akosore mwami maze intambwe zanjye zigera ushaka. Rumuri rutazima mahora tuyobora mugisha udakama ndagushimira.
mwiza mubyeyi wacu mubyeyi wacu na jambo ndaje imbere yawe mu butumwa nzagutumikira Mariya mwiza Mariya mwiza mubyeyi wacu nyina wa jambo ndaje imbere yawe ngo mu butumwa nzagutumikira nsanze abavandimwe nta kindi nitwaje uretse evanjeri n'ishapure yawe nizo ntwaro zanjye nzagutumikira Mariya mwiza mubyeyi wacu abajambo nyina wa jambo ndaje imbere yawe ngo mu butumwa nzagutumikira sezerano yanjye nawe Mariya nyashyize imbere yawe ngo yuzuze mubyeyi nacyo nishuburiye nzagutumikira Mariya mwiza mubyeyi wacu nyina wa jambo ndaje imbere yawe ngo mu butumwa nzagutumikira ngurampa imbaraga n'ubushishozi n'urumuri rwicisha bugufi byuzuzwe n'urukundo nzagutumikira Mariya mwiza mubyeyi wacu nyina wa jambo ndaje imbere yawe ubutumwa nzagutumikira roho yanjye irasingiza Nyagasani umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yitegereje ubukene bw'umuja we dore kuvuga ngo amasekuruza yose azanye tumuhire kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza izina rye ni ritagatifu kandi abamutinya bagirire impuhwe uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza yerekanye imbaraga zimuri mu maboko yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wabo yananuye abategetsi bakomeye bava ku ntebe zabo abakuza abakene abashonji abagwirije ibyiza maze abakene bagenda amaramasa
yatabaye Israheli umugaragu we, kuko yibutse impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, agira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Ubawe Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka bubawe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Dusingize Imana yaduhaye ibyiza, ubugingo bw'iteka. Mutagatifu Ridita Fonsi, mbanze tumuvugire isengesho rya Yezu, kubera ko ajya no kwitaba Imana n'ukwitaba iby'Imana. Barasenze tumaze gusaba ati tumbabazire ko ntavuze gusema kuri iyo yarananiye, noneho nahise nitera noneho niteye nawe ahita azamubwira ko arabivuga. Birangije ubwo mukambona ko yarananiye akandekera, none rero reka tuyivugire kubera ko yarayikundaga cyane. Uyu ni Nduga Hano umuseke weya neza nk'ukwezi arengana n'izuba agakangaranya abantu n'ibitero byawe neza. Yarangiye nisingiza Imana umukiza wanjye kwifuza kumushyingura ushobora byose yangiriye igitangaza, sinajya akaba bitunganye abarira abanyamahanga bose kujya ku mubasha bwe bakaganya kubatekereza abakomeye bakabakunda bakabatavuga ntibakeneye kwigira ukire abakungu bagenda bahanga. Atize umwana wa Isiraheli w'igisumba yavuze basezeranyije abasokuruza Aburahamu n'urubyaro rw'iteka, wubahe Imana udakunda Mwana nawe mutagatifu nk'uko usanzwe iteka yubahe n'iteka ryose. umuseke weya mwiza nk'ukwezi arengana n'izuba agakangaranya abantu n'ibitero byawe neza. Maria Teresa Mamucyaha dusabe Nyagasani Yezu Kristu umuvugizi wacu kuri se, washatse ko Bikira Mariya Mutagatifu umubyeyi wacu atubere umuvugizi kuri wowe, turasaba kubw'impuhwe zawe uzaza wese agusaba kubyiza uduha azazanezezwa no kuruhabwa n'amahoro. Wubahe nk'uko usanzwe iteka yubahe n'iteka ryose. Bikira Mariya Nyirimpuhwe yigirwa n'abagize kumva twashima aragufata ngo umurengere umusabire icyo gituma wizera ndavuga navuganira ugareka n'umunyabyaha imbere y'umukiza n'ibintu by'umubwira Yesu wacu ibyaha byacu iteka igaragaza abantu bose kandi tubabariza hejuru cyane cyane ibyo twakeneye kureka maze abariro no muri koridoro n'izabanyabyaha isi yose. tugeze muri gahunda yo kujya mu misa kwa Karirosi. Misa iratangira saa 5. Mwakoze cyane kandi n'abacu bose bapfuye Imana ibafashe baruhukire mu mahoro, n'abo mu Purgatori bose batabasha kubona ababasabira bose tubashyize mu biganza by'Imana. Imana bibaho uruhuko ridashira. Murakoze cyane, dukomeze tujye mu misa. Umushumba wanjye ndagira mu rwuri rwiza
ntabwo nikanga ibirura biraza kabihinda ivuyoye kandi muhora mu biganza ngenura Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze atugeze mu bugingo bw'iteka. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze atugeze mu bugingo bw'iteka. Imana
isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Njyewe Daniyeli nijoro nari nitegereza ibyo nabonaga, mbona uje mu bicu byo mu kirere umeze nk'umwana w'umuntu. Ubwo yigira hafi ya wa mukambwe maze ajyanwa imbere ye. Nuko yegurirwa ingoma, icyubahiro n'ubwami, imiryango yose, amahanga yose, indimi zose biramuyoboka. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyandikiriwe Yohana Intumwa. Umuhamya w'indahemuka, umuvukambere mu bapfuye, n'umugenga w'abami bo ku isi. Koko Kristo aradukunda, yadukijije ibyaha akoresheje amaraso ye, maze atugira ihanga rya cyami n'abaherezabitambo kugira ngo dukorere Imana se. Naharirwe rero ikuzo n'ububasha uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Nguyu araje rwagati mu bicu, maze icyitwa ijisho cyose kizamubone, ndetse n'abamuhinguranyije imiryango yose y'isi izajya mu cyunamo ku mpamvu ye. Nibyo koko. Amen. Ni njyewe Alpha na Omega, intangiriro n'iherezo, uwo ni Nyagasani Imana ivuga, uhoraho, uwahozeho kandi ugiye kuza, umushobora byose. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Yesu ageze imbere ya Pilato aramubaza ati mbese ni wowe mwami w'Abayahudi koko? Yesu aramusubiza ati ibyo bivuze ku bwawe cyangwa se n'abandi babikubwiyeho? Pilato arasubiza ati ntugira ngo nanjye ndi Umuyahudi? Bene wanyu n'abatware b'abaherezabitambo nibo bakunzaniye. Wakoze iki? Yesu arabasubiza ati ingoma yanjye si iyo kuri iyi si. Iyo ingoma yanjye iza kuba ari iyo kuri iyi si, abantu banjye bambwanyeho kugira ngo ntakabizwa Abayahudi. None rero ingoma yanjye si yihinaha. Nuko Pilato aramubaza ati none rero umwami? Yesu aramusubiza ati urabyivugiye. Ndi umwami, cyakora icyo jyewe navukiye kandi gikanzana ku isi ni ukugira ngo mpamye ibyerekeye ukuri. Unyurwa n'ukuri wese yumve icyo mvuga. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Umunsi mukuru wa Kristo Umwami. Uyu ni umunsi mukuru wa Kristo Umwami uhurirana nk'uko nabivuze n'icyumweru cya nyuma cy'umwaka wa liturujia. Ku batari bahageze nibukije ko uyu munsi mukuru watangiye kwizihizwa mu mwaka wa 1925 nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yari yatewe no kutumvikana kw'ibihugu birwanira kumenya uwabaye mukuru ari uwuhe. Papa Pio wa 11 rero akaba yarawushyizeho ashaka ko turaba Yesu nk'umwami w'isi yose, nk'umuyobozi n'umutabazi wa bose. Amasomo y'uyu munsi yose atugaruye kuko ari umwami. Gute? Ese umuntu yakumva gute umuntu wibereye ku musaraba gutya kumva ko ari umwami? Isomo rya mbere twakuye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, udatandukanye n'abandi bahanuzi bavuze nkawe, Izayi, Yeremiya n'abandi bose berekanye uko yimitswe. Muri novena bashoboye kuyikora, naho Papa yagarutse ukwerekana uko natwe twamwimika. Izaburi ibikomozaho itubwira uko yambaye, ati yambaye ubwisanzure, yafite imbaraga, afite ubuhanga, yakenyeye ubuhangange, akaba yambaye imbaraga zirwanya byarigirwamana byose, imbaraga zisumbye imbaraga z'abayobora ubwami bwo ku isi bwose. Ibyo tubumvise mu Zaburi. Naho mu isomo rya kabiri y'ibyandikiwe byahishuriwe Yohani, batubwira ati niwe ntangiriro n'iherezo, aheza atangira aza kurwanya ubwami bw'umwijima, kandi akaba nayo iherezo ry'ubwami bw'umwijima. Yohani muri Evanjili twumvise ikiganiro hagati ya Yesu na Pilato, amubaza niba ari umwami. Yesu ati
cyangwa hari abandi babyumvise babivuga, ntavuga ngo ni umwami ako kanya, uratinya ko avuze ngo ni umwami, kandi barashakaga muri icyo gihe barashaka umwami yashobora kuba yikururiye ibibazo avuga ati ntumva ashaka kurwanya umwami wacu ubwo buhari. Akomeza ati jyewe ubwami bwanjye si ubwo kuri iyi si, bikomeye cyane, si nk'ubwo kuri iyi si. Uraza kumva icyo ashaka kuvuga, ubwami butari ubwo kuri iyi si. Ngira ngo rero tuzirikane Kristo nk'umwami wacu duciye mu ntambwe eshatu. Intambwe ya mbere, kumva uko ubwo bwami atari ubwami bwo kuri iyi si turereye mu biburanga. Icya kabiri, iyo tubamo, iyo ducamo, ibyo ibitabo bitagatifu bivuga byerekana ko ari umwami, hanyuma natwe tukumva uko twamwimuka. Yesu ati ubwami bwanjye si ubwo kuri iyi si, intambwe ya mbere. Turebye ku biranga ubwami bwe turisangira gusa nk'uko yari ari muri iki kiganiro yagize mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 18 na 19, yari yaratangiye inzira y'umusaraba. Ibiranga ubwami bwe ni kwa kwitanga aho gutanga abandi, si ubwo kuri iyi si. Ubwami bwo kuri iyi si aho bigoye gutanga abandi, naho ubwami bwe ni ubwo kwitanga. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere. Akongera akavuga ati iyo ubwami bwanjye bujya kuba ari ubwo kuri iyi si, abantu banjye babandwanyeho, abami, abaperezida bagira aba esikoti, we nta esikoti agira, ahubwo yicisha bugufi, n'abaciye bugufi bose bakamukurikira. Ni umwami akurikiwe n'abicishije bugufi bose, ntabwo ari umwami agaragiwe n'ibikomangoma. Ikindi kimenyetso cya kabiri, umwami wicishije bugufi, tubisoma mu ibaba Pawulo yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 2 kugera ku wa 11. Ni umwami wicishije bugufi, akaba agaragiwe n'abaciye bugufi, atari ibikomangoma, atari abihayagiza, atari abishyira hejuru, ahubwo abaciye bugufi. Ikiburanga cya gatatu, ntabwo ashinzwe gutera ubwoba, ntabwo aba yo gutera ubwoba, ahubwo ashyiriyeho kumara ubwoba, ngo tumenye ko ubwami bw'umwijima bwaduteraga ubwoba. Namwe muzirikane cyane cyane nka mbere y'uko ubukristo buza, ukuntu abantu batinyaga ikintu cyitwa umuzimu. Umuntu yandeye, umuntu yapfuye, ubukristo bukagusobanura ko umuntu yapfuye nta zindi mbaraga afite. Ntabwo ngo yarapfuye ngo yagarutse ngo yaje kundeba, nta mbaraga afite zo kugenda neza. Yaduhishuriye rero umuco, urumuri rutwereka inzira yacu yose. Niyo wapfuye waruhutse, ariko azongera akababuze. Ubwami butomora ibintu, wamugani w'Abarundi, busobanura ibintu neza. Wumva ukuri, wumva ibintu uko biteye, n'uwo agendana nawe. Niyo mpamvu yavuze arangira ati genda nari ubunyurwa n'ukuri wese yumva icyo mvuga. Nuko kuri iyi si, bwango kuri iyi si nubwo ikinyoma kugenda buca ku ruhande. Uzarebe nk'ubu mbuga nkoranyambaga, ikintu gisigaye gitunze abantu ni ukubesha, kugira ngo mugende mubakurikire, bibonera amanota, bibonera amafaranga. Basobanuye ukuntu abantu basigaye barya amafaranga nk'utu tuntu bashyira kuri za YouTube na ntuza, ntabwo njye nari mbizi. Ibyo rero byose ukaba bigendeye ku nyuma. Ngo
ubwo kuri iyi si rero ubwe bushingiye ku kuri, bushingiye ku gutinyura abantu kuko bamenye ukuri, bushingiye ku kugendana n'ababyumvise bicisha bugufi, bukagendana bagahabwa Imana umwanya wa mbere, hanyuma bukagendana kandi no musaraba kwitanga kugira ngo abandi bamenye. Si ubwo kuri iyi si rero, ubwo kuri iyi si bwo ni gutanga abandi aho kwitanga, bukaba bugomba gushaka abantu bamuherekeza, bukaba bugomba gukoresha gutinyisha abantu, hanyuma bukaragira ndetse kandi bukagendishingira ku kinyoma. Murumva rero neza ko iyi ntambwe ya mbere isobanutse, si ubwami bwo kuri iyi si. Reka buri munsi tuvuga ngo ubwami bwawe nibuze, nk'uko tubisenga buri munsi tuvuga ngo ubwami bwawe nibuze. Abahanuzi batwumvise mbere yacu, twumvise umuhanuzi Daniyeli avuga uko bari biteze Mesiya, bari bumva ko Mesiya agomba kuba ameze, agomba kuza ari umwami. Ni umwami, Mesiya ni umwami. Nicyo aba bahanuzi bose bahuriye. Umuntu azakiza isi ni umwami. Ni umwami gute rero? Bimwe biburanga tubiranga mu ngingo ya mbere, kuko afite ubwami butameze nk'ubwo muri iyi si. Ariko ibitabo bitagatifu biduhamiriza uwo ari we. Twumvise mu kiragano cya kera aho Samweli, Izayi, Yeremiya na Daniyeli bavuga ko Mesiya uzaza ari umwami. Tugiye mu isezerano rishya dutangirira kwa Luka umutwe wa mbere, avuga ati Imana se izamuha ubwami bwa se Dawudi, kandi ubwami bwe ntibuzagira iherezo. Ibiri byarasuriye babagabo bari bamenye ko Yesu azavuka. Amaze kuvuka, abamajari batatu baraje babaza bati, ese wa mwami agomba kuvukira mu Buyahudi ari he? Ni umwami. No kuva mu kuvuka kwe twumvise muri aka kanya avugana na Pilato, aho ati jye ni umwami, cyanzanye n'ukuri. Umusaraba aho bamuhamye, umusaraba wacu nyamara ucukuye, ariko murabizi umusaraba yindi hariya hejuru haba hari ikintu cyanditse, I na E na E na I. Yesu umwami w'Abayahudi. Ni umwami, no ku musaraba barabyanditse, ni abamubambye babyanditse. Pilato bashaka ngo Yesu umwami w'Abayahudi, Pilato ati ibyo nanditse nabyanditse. Ni umwami. Ibyo byose rero mu bitabo bitagatifu birabihamya ko ari umwami. Matayo mu Ivanjiri mu mutwe wa 25 wagenda barakamya umwami Kristo azaza yuje ikuzo aje gucira imanza abazima n'abapfuye, akaba ari nabyo duhamya mu Ivanjiri. None rero twe tubyumva gute? Turemera ko koko Kristo twayobotse muri batisimu yacu ari umwami, ari we atuyoboye, turabizi, ego turabyemera. Ariko kenshi na kenshi mu nkora yacu, mu buryo dukora, ugasanga si byo duhamya. Kugira ngo tubyumve neza, reka ntangire kuri aka agakuru kabaye mu ishuri ry'incuke, ahantu umwarimu w'umubikira yabaye umuntu aza kumbwira umuntu wabaye kuri iyi si akomeye wa mbere, ndamuha $20.
umwana we materineri yageze amadolari 20 menshi biswi bagiye zikuragisa gusa akizayajya mu mwaka wose. Hari umwana wa mbere rero araje ngo aze gusubiza ati genda bizi umwana wari warabaye mu Bwongereza aravuga ati umuntu wabayeho ukomeye muri iyi si wa mbere ni umutagatifu witwa Patrick, kandi ko mu Bwongereza se Patrick ni umutagatifu ukomeye cyane. Mwarimu ati oya ntabwo ari byo. Umwana wa kabiri yari yarabaye muri Scotland mu majyaruguru y'Ubwongereza naho kandi ati genda muzi umuntu wabayeho ukomeye ati ni mutagatifu Andrea naho muri Scotland nazo kwa mutagatifu ukomeye ngo yaratumvise kuri base na bagina ati wapi uragiswasi. Azo wa gatatu waje gusubiza yari umuyahudi abayashize akaboko hejuru. Mwarimu atubwira rero wowe wemera ko yabayeho kuri iyi si akomeye ninde? Umwana aramubwira ati ngo nta wundi ni Yesu Kristo. Mwarimu ati amafaranga yawe urayakoreye akira amadolari 20. Ariko ari kuyamuhereza aramubaza ati none jewe waje uje ndarinzi ko ugiye kuvuga ko umuntu kubera ko umuyahudi umuntu ukomeye wabayeho ukomeye ari gusa ko bayahudi ko babizi umuntu wabo ukomeye wabayeho ukomeye ari nde ari gusa. Umwana aramureba ati ariko we mwari atuzi icyo bita business wowe ati mu gihe hari inyungu ukorera iyo nyungu ati ndari kuvuga gusa ndabizi ko ari gusa ko ari kuko atari kunashaka kurya ari amafaranga ati ndabizi mu mutima ndabizi ko ari nde ari gusa atari ko amafaranga ntabwo yakuba kucikana n'ubundi namuzi. Natwe rero mu buzima bwacu igihe twiririsha tugakora ibintu ariko turabizi mu mutima ko ari nde wari Yesu bakaduhenda ibindi bigaca inyuma bikatubesha tukemera ariko mu mutima tuzi ko ari nde wari Yesu. Nibyo bitubaho rero tugira ngo rero mu kuzirikana k'uyu munsi tuzirikane ukuntu wa rukundo yatweretse aho yageraga hose kwa kwitanga ko kwa kugira ngo atange abandi akamena amaraso akubakisha ubwami bwe amaraso ye aho kugira ngo yubakishe amaraso y'abandi akatwereka ukuri kugira ngo ubwoba butuve. Abantu twese tukigira ubwoba bwinshi ubwo ntituba turamwemera ko ari we tuyoboye aho tuba turamwemera ko ari we tuyoboye. Umwami w'ukuri umwami w'urukundo akaba ari umwami w'amahoro kuko ahari haba amahoro. Ese twabyumvise mu mitima yacu ko ari we koko aho kugira ngo dukorere ya marongo y'amadolari 20 ngo tuvuge ko atari we, aho kugira ngo turwanire muribuka bya bindi shitani yamushukishije twumva mu cyumweru cya mbere cy'igisimbo nibo umwana w'Imana yihindura amabuye ahinduka umugati kugira ngo turwanire wa mugati twibagirwe n'abavandimwe bacu, aho kugira ngo genda usimbuka hariya byaravuze ngo abamarayika bazagusaba kugira ngo turwanire ubuyobozi bukuru butuma dutandukana n'abandi, cyangwa se cya gatatu ngo none upfukamye ukandamya ndaguha ibi byose kugira ngo turwanire ubwo butunzi butuma tuva kuri Yesu umwami wacu tumusabe agendane natwe iminsi yose maze muri ya mitima yacu haganza ukuri haganza amahoro haganza urukundo maze muri ya Amen.
bavandimwe bahagarare imbere y'intebe y'Imana twizeye kuvugirwa na Kristo umwami maze dusabe. Bavandimwe nimusabe kujya mu gitambo cyanjye nacyo cyanyu kugira Imana Data ushobora byose. Nyagasani twebwe abatura igitambo cyo kwitwaraho tukwinginze twiyoroheze umwana wawe ubwe n'abantu bose ingabire y'ubumwe n'iy'amahoro wibaza iteka ryose. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Imitima yanyu niruhukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo kwakiza ko tugushimira iteka n'abantu bose. Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora iteka. Wowe wasize amavuta y'ubutore umwana wawe w'ikinege, umwami wacu Yezu Kristu, umusaserdoti iteka ryose n'umwami w'ibiremwa byose, kugira ngo igihe yitanze n'igitambo kitagira intege kandi cy'amahoro kuba cyari umusaraba, asoze amayobera y'icungurwa ry'imbaga yamuntu. Kandi mbonamara kuyobora ibiremwa byose ku bwami bwawe, agushikiriza wowe Mana itagereranywa, ingoma ihoraho kandi itagira umubiri, ingoma y'ukuri no
koko iyo twagatifu nyagasani kandi rero byose wahanze gusingiza ukuri ukomeshaho byose ukabitagatifuza kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu no ku bubasha bwa Roho Mutagatifu kandi ntuhebe kwikoraniza umuryango wawe kugira ngo tuguture igitambo kitageneye guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo. Niyo mpamvu duteraniye imbere yawe twifatanyije na Kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru kugira ngo duhimbaze wa munsi muhere Kristo yazutseho akava mu bapfuye maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero Nyagasani Mana ishobora byose turagutakambiye tumwisunze aya maturo twazanye bakwegurire ugire ubwuzu uyatagatifurije Roho wawe kugira ngo ahinduke umubiri n'amaraso y'umwana wawe n'umwana wacu Yesu Kristo ari nawe wadutegetse kujya dukora imihango mitagatifu. Ubwo nyine muri rya joro yatanzwe ngo yafashe umugati aragushimira ugira amagambo y'umugisha w'umwanywa nuko awohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mujye bamwe iki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nuko yari amaze kugenza barangije kurya afata inkongoro amushimira yivugiraho amagambo y'umugisha nuko ahereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese ingiyi kuko ni inkongoro y'amaraso yanjye isezerano rishya kandi rizahora witeka hagiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha mujye mubikora urwibutso rwanjye. Turakwinginze uruhukire ituro rya Kiliziya yawe maze ubibonemo cya gitambo washatse ko giturirwa kukunezereza. Ni ukuri duhemburwa n'umubiri n'amaraso by'umwana wawe bikadusezerezamo Roho Mutagatifu ibyo kuba umubiri umwe n'umutima umwe muri Kristo. Ubwo nagendera n'ituro rikurogera iteka maze tuzashobore guhabwa umurage hamwe n'intore zawe mbere na mbere hamwe na Bikira Mariya umwemurere w'Imana n'intumwa zawe ntagatifu n'abatagatifu bakoraniye ikuzo na Mutagatifu Yohani Bosco n'abandi batagatifu bose bakuduhakirwaho tugahora twizihiye gufashwa nawe. Turakwinginze Nyagasani igitambo twaturiye kukwitwaraho nikirongera isi yose amahoro n'umukiro kiza yawe kiri mu rugendo ngaha ku isi ugira ibambe uyikomeze mu kwemera no mu rukundo hamwe n'umugaragu wawe Papa Francisco umwepiskopi wacu Kardinali Twabigambana n'umugaragu w'abepiskopi n'abatora umurimo wa Ritari bose n'imbaga yawe wigaruriye bose. Gira impuhwe wumva amasengesho y'umuryango washatse ko uwushengerera kandi dawe nyir'ibambe abana bawe bose batatanye gira imbabazi ubahurize mu bumwe. Abavandimwe bacu bapfuye Ildefonsi Seburiri n'abana n'abuzukuru be, Tarisisi Munyakazi n'abo mu muryango we, Yohani Muhanda n'abo mu muryango we, Teresefoni Rubamunda n'abo mu muryango we, Dionisiyo Barahinyura n'abo mu muryango we, Tadeyo Kashwaka n'abo mu muryango we,
umugabo w'umukristu n'abandi bo mu muryango umukristu kazi yasabye bisa n'abo mu muryango we bose, abanyeshuri biganye Mukangoga Beatrice, Mukakamanzi Domitira, umuryango wa Yohani Gukurira, umuryango wa Sina Ndaruhamarigaye na Rose mu Purgatori, kimwe n'abandi bose bavuye muri ubu bugingo bakunyuze, ugire impuhwe ubakire mu ngoma yawe, aho twizeye kuzatura tugasenderezwa ikuzo ryawe hamwe nabo iteka ryose, ubwa Yesu Kristu umwami wacu, ari we nyir'isi ikesha ibyiza byose uhora uyigamira. Tawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, ukwiriye bihora bisimburana iteka. Watabihijwe n'umukiza kanabidutegeka, bituma dutinyuza kuvuga tuti dawe mw'ijuru Oh
nyagasani twebwe bamaze guhabwa ifunguro ry'ubuzima budashira turakwinginze ubwo duhimbajwe no gukurikiza amategeko ya Kristo umwami w'ibiremwa byose ubu duhe kuzabana nawe iteka mu ngoma y'ijuru kuko Yesu Kristo umwami wacu. Kristo umwami abatagatifu tuzahimbaza muri iki cyumweru. None hari abatagatifu Flora, Kirijogoni, Filimina. Kuwa mbere hari abatagatifu Gatarina Labuhe, Gatarina wa Alexandri, Merikuri, Yukuda. Kwa kabiri hari abatagatifu Konradi, Delfina wa mbere, Leonardi wa Porumorisi, Petero wa Alcantara, Petero wa Alexandri na Silvestri. Kwa gatatu hari abatagatifu Margarita wa Savoie, Alberti wa Louve, Valeriani. Kwa kane hari abatagatifu Yakobo de la Marchi, Mansueti, Sosteni wa mbere. Kwa gatanu hari abatagatifu Saturnini, Iliminata, Rosata. Kwa gatandatu hari abatagatifu Andrea, Mora, Constansi. Ku cyumweru gitaha hari abatagatifu Eloi, Florencia. Abazahimbaza abazina babo Kiliziya ibifurije umunsi mukuru mwiza. Urutonde rw'abasomyi bazasoma ku cyumweru gitaha n'amakorali azaririmba murarusanga ku kibaho cy'amatangazo no mu isakristiya. Amatangazo: abazasukura Kiliziya muri iki cyumweru ni korali Imbuto za Roho Mutagatifu. Dushimiye abarejiyo bakoze isuku mu ngoro y'Imana ejo hashize. Amaturo yabonetse mu misa zose ku cyumweru gishize ni amafaranga 165 n'amafaranga 500 y'u Rwanda. Mwarakoze, murakoze, mukomeze kugira umunsi mukuru mwiza. Mbere y'uko twakira umugisha w'Imana kugira ngo twongere dushimire korali zafatanyije, ndabona hari n'isusi benshi n'urumuri mwashyize hamwe imbuto bawushyize ngo ni urumuri n'imbuto zirera cyangwa zikabarusha. uyu munsi w'ejo twagomye kubona amakorali yose arizo bita groupe d'action catholique GAP na marque zose mouvement d'action catholique, ko ari umunsi abakiro abantu bavuga ngo Kristo wa bakatujya imbere tugakora defile ku kibuga hari umunsi wa Kristo umwami. ni umunsi babandi bose bavugutse muri za mouvement za action catholique zose no mu magroupe ya action catholique bose bateranira hamwe bakavuga ati koko twayobotse umwami bakabigaragaza. Mu myaka iza rero tuzajya dukora defile imeze nk'imwe ya Rode Octobre cyangwa Rukatire Julie, natwe dukore defile ingoma ya Kristo. Tuzabwira
dushimire rero namwe bakristo baje kwifatanya kuza uyu munsi wa Kristo Mwami, turwanye kuko agaragare mu mitima yacu, agaragare mu ngo zacu, agaragara aho dukorera n'aho tuba mu bigo bitandukanye ndetse no mu nzira aho tugenda, babone ko hari abantu ko bamuhagarariye. Nyagasani y'Imana hamwe twakire umugisha w'Imana. Nyagasani Imana uduhumuriza igihe cyose, nayo kubaho kwanyu mu nzira y'amahoro ye, kandi abuzuze n'ingabo z'umugisha we. N'abakize batera impagarara byose, maze akomeza imitima yanyu mu rukundo rwe. Y'ukwizera n'iy'urukundo, maze muzabe ingirakamaro mu mibereho yanyu hano ku isi, maze muzashobore kugira ihirwe ryo kugera mu bugingo bw'ijuru. Ushobora wose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujana amahoro